ikaze makuru y'imyidagaduro. Reka ngushimire cyane kuri wowe udahubakurikira amakuru yacu agiye atandukanye tuba tugenda tugutegurira hano kuri bivugwa trends. N'amakuru rero y'imyidagaduro abakomeje kugenda agaragara hirya no hino, ariko kandi amakuru tukikuba tugarukaho muri aka kanya nuko umuhanzi witwa Eazy ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bagiye bakora indirimbo zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi rero bikaba byemezwa ndetse binahamya ko uyu muhanzi ari umwe mu bahanzi bakunzwe n'urubyiruko bitewe nuko zimwe mu ndirimbo ze zikunzwe kuba ziririmbwa n'urubyiruko mu bice bigiye bitandukanye utembereye u Rwanda. Uyu muhanzi rero Eazy akaba umwe mu bahanzi batakaje n'umubyeyi we ndetse yakundaga ku buryo bukomeye cyane. Kugeza amagingo anga ya Eazy akaba amanagirwa n'umusobanuzi hano mu Rwanda ukomeye cyane witwa Giti. Kugeza amagingo anga hari byinshi byakomeje kugenda bitangazwa ko yaba agiye gutandukana n'uyu Giti, ariko kandi uyu muhanzi Eazy hari byinshi yatangaje kuri ibyo ngibyo byo kuba yaba yatandukana na Giti. Hajya agize ati kuba natandukana na Giti ntibyashoboka kuko Giti ni umuntu w'inshuti yanjye bya hafi, usibye ibyo kuba managinga ndetse n'ibyo kuba hari amafaranga menshi cyane tugenda dukorera ndetse turi kumwe. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byatuma rero natandukana na Giti. Rero bikaba byaratangajwe nyuma y'uko uyu Eazy bigaragaye ko ashakwa na Rebel ikomeye hano mu Rwanda ya 155 EM nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Iyi Rebel ikaba ibarizwamo abahanzi barimo nka Roskana, nubwo rero Roskana atakibarizwa muri iyi Rebel yabarizwagamo, hakaba harimo umuhanzi witwa Kenny Soul na Blues Melody. Kugeza ubu ngubu ni byakomeje kugenda bigaragara ko uyu muhanzi Eazy atatandukana na Giti, avuga ko rero ibyo Giti yamukoreye birenze kandi bikomeye cyane, kandi atakwifuza kuba yatandukana na Giti muri rusange nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Uyu muhanzi rero Eazy akaba akora ibikorwa bigiye bitandukanye, haba mu kueditinga amavideo. Ngira ngo murabizi ko video zimwe na zimwe ze zose niwe ubigiramo uruhare rukomeye cyane mu kuzetinga, mu kugaragaza udushya tugiye dutandukanye muri video. Uyu muhanzi rero byagiye bigaragara kenshi uburyo akoramo ibintu bye bigiye bitandukanye. Nyuma y'umuziki akaba ari umweditor ukomeye cyane mu byerekeranye na video cyangwa se mu mashusho agiye atandukanye. Benshi rero bagiye bagaragara cyangwa se benshi bagiye bagaragara ko yagiye bakorera amavideo agiye atandukanye, nk'uwo witwa Vestina ndetse na Dorcas, mu mavideo y'aba bakobwa babiri bakunzwe hano mu Rwanda. Uyu muhanzi Eazy akaba ari umwe mu bahanzi babakoreye amwe mu mashusho ya zimwe mu ndirimbo zagiye zimenyekana z'aba bakobwa babiri Dorcas ndetse na Vestina. Eazy rero akaba akomeje kugenda yagura umuziki wo muri rusange mu ndirimbo zigiye zitandukanye uyu muhanzi yagiye akora, ndetse kandi izi ndirimbo zikaba zaramwambukirije imipaka ndetse kandi zaramwaguriye umuziki wo muri rusange. Kugeza amagingo anga ya Eazy avuga ko akunda umuziki we kandi yatunguye uburyo ki umuziki urimo uragenda uzamuka ku ruhande rwe muri rusange, aho rero ukurikije indirimbo ze zose zagiye zikundwa zibarizwa mu mamiliyoni ku rubuga rwe rwa YouTube, zagiye zikundwa ku buryo bukomeye cyane. Eazy rero avuga ko atazigera reka umuziki, azakomeza kuwukora kandi nta kabuza azakomeza kugenda ashimisha abafana be muri rusange. Nguko rero ni amakuru ya Eazy twabagezagaho. Niba utari wakanda subscribe nyamuneka ikande tujye tubasha kubana amakuru agiye atandukanye hano ku bivugwa trends.